tubashimiye kuba muri kutwumva. Uyu munsi nibura babiri muri batatu baba barigeze kugira amarangamutima undi muntu runaka. Uyu munsi ni umunsi aho gukunda umuntu runaka kandi ukabimumenyesha byoroshye cyane kurusha ikindi gihe cyose cyabayeho. Hamwe na nyina nzoroshya byose ari ikoranabuhanga. Ntabwo bikiri ngombwa ko umusore runaka bakunze undi mukobwa runaka uri ahandi hantu runaka yandika ibaruwa ngo azategereze ko bazayisubiza nyuma y'igihe runaka. Byaroroshye uyu munsi. Uyu munsi tuzi no kubandikira kuri WhatsApp, Facebook, yewe tuzi no kubahamagara. Uyu munsi ntibikiri ngombwa ko wuzuza imyaka y'ubukure ngo ubone gutereta cyangwa se ngo ubone kureshya umukobwa runaka. Iki kiganiro nimenya byinshi. Nk'ibisanzwe nitwa Samuel MuGISHA. Uyu munsi ureka tuvuge ku ngingo isa naho ireba kandi yabera urufunguzo buri muntu wese wifuza kujya mu rukundo bwa mbere. Mu yandi magambo, mureka tuvuge ku bintu bitandatu by'ibanze ugomba kwirinda igihe cyose ugiye kwinjira mu rukundo bwa mbere. Reka twizere ko tuza kugerana ku musozo. Tubahe ikaze mu kiganiro. Murakaza neza nanone mu kiganiro. Uyu munsi mureka tuvuge kuri zimwe mu ngingo abahanga mu buzima n'imitekerereze bemeza ko umuntu adakwiye kugenderaho igihe cyose agiye kwinjira mu rukundo cyangwa se kwinjira mu rukundo bwa mbere. Ni inshuro ya mbere turimo turavugaho. Bamwe muri mwe muri kunyumva uyu munsi igihe kimwe mushobora kuzajya kwinjira mu rukundo cyangwa se niyo mutabamwe hari n'igihe wisanze mu mwanya wo kugira inshuti yawe. Ni urugero wenda inama y'uko yabyitwaramo. Hanyuma rero wabyitwaramo ute? Dore ngibi bintu bitandatu ugomba kwirinda ko bikubera imbarutso na rimwe yo kwinjira mu rukundo. Ibi bintu tugiye kuvugaho uyu munsi uramutse ubyirinze hari abahanga bemeza ko urwo rukundo bugiye kwinjiramwo nta kabuza urubonanamo ibyishimo bitagira ingano. Nyabuneka mwibuke kumanuka munsi y'iyi video mureba ahantu hatukura handitse ijambo subscribe muhakande, ndetse nimubona n'akazogera kaba kari impande yaho mwibuke kugakandaho. Tuzajya tubana mu biganiro byacu byose mu buryo buboroheye cyane. Reka noneho turambura ikiganiro cyacu. Ku ikubitiro, niba ushaka kwinjira mu rukundo ndetse ukaba wifuza kurugiramo ibyishimo bitagira ingano, nyabuna irinde kurwinjiramo kubera ko wigunze cyangwa se wumva ufite irungu. Ni ukuri ni byiza kuba mukurikirana ikiganiro umenya byinshi. Kuba ufite irungu cyangwa se wumva wigunze si impamvu nziza yakwinjiza mu mubano n'undi muntu runaka. Birasa n'ibitumvikana neza. Ubundi byakabaye kuba bikumara irungu. Gusa buretse kwibeshya, iyo winjiye mu rukundo cyangwa se mu mubano n'undi muntu runaka kubera ko wumva wigunze, igitangaje n'ubundi ugumana rya rungu ryawe cyangwa se ukumva uri wenyine, nyamara nubwo umukunzi wawe aba kuri iruhande cyangwa se aguhora iruhande. Impamvu y'ibi hari abantu bemeza ko cyangwa se batekereza ko biterwa nuko uba winjiye mu mubano n'uwo muntu runaka mu by'ukuri wabyishatsemo cyangwa se biguturutse wowe ubwawe. Niwo uba wabyishatsemo kugira bibe. Umva kirazira ya kabiri. Ntukinjire mu rukundo na rimwe buhubutsi ugamije kwiyibagiza uwahoze ari umukunzi wawe. Mu mvugo zigezweho abenshi tunabitaba ex uyu munsi, ni za mvugo zacu nyine. Birasanzwe, si iby'ejo bundi ahubwo ni n'ibya kera cyane, ndetse bibaho cyane ko iyo umuntu atandukanye n'umukunzi we ahita yihutira gushaka undi mukunzi vuba vuba kugira ngo abashe kwiyibagiza igikomere yatewe n'umukunzi we wa mbere. Ikosa rikomeye cyane. Ni ikosa rikomeye cyane kuko urukundo nk'ubwo ngurwo ruhutiweho ntabwo rurangira neza. Niyo mpamvu bakugira inama yo kubanza gukira neza igikomere baguteye aho guhutiraho ngo uhite ukunda indi byihuse ngo ukunde wiyibagize cyangwa se ngo wibagirwe uwo wahoze ukundana nawe. Imyaka y'ubukure. Igitutu cy'imyaka yacu hari igihe kidushize ku nkeke nacyo kigasa nk'ikidusunikira kumva dushaka kugira bwangu ngo bive mu nzira. Nyabuneka kwinjira mu mubano runaka n'undi muntu kuko ubona imyaka yawe yagusize nayo ntago ari impamvu nziza yatuma utangira umubano n'undi muntu runaka. Kuba imyaka yawe iri kugusiga siyo mpamvu yatuma ukundana n'uwo muntu ngo ruhame koko ngo rwogere. Turavuga urukundo. None wabigenza ute? Kwinjira mu rukundo ari ukumva koko bikurimo cyangwa se wumva igihe kigeze, niyo turufu y'ingenzi ahangaha. Ikindi kintu utagomba kugenderaho na rimwe ngo kigutere kwinjira mu rukundo bwa mbere ni ikintu bita physical attraction, gukururwa n'imiterere y'umuntu y'inyuma gusa. Bamwe mu bantu bakunda gukururwa n'imiterere y'inyuma y'umuntu runaka bakumva ari yihagije ngo batangire urukundo cyangwa se ngo batangire kugirana umubano n'uwo muntu runaka. Reka tubanze tubyumve neza.
imiterere y'inyuma ni kimwe mu byo wagenderaho ukunda umuntu, ariko mu by'ukuri ntago yakabaye impamvu nyamukuru yagukurura guhita wimarira mu muntu runaka, kuko akenshi usanga ari ngombwa ko tunareba n'ingeso ndetse n'imiterere y'uwo muntu mu buzima busanzwe kugira ngo tubashe kumufataho umwanzuro. Ibi turabizi cyane, ariko se ni bangahe tuzi ko kuba umuryango wacu cyangwa se inshuti zacu zikunda umuntu runaka bidakwiye kuba imbarutso nyamukuru yo kugirana umubano udasanzwe n'uwo muntu runaka? Turavuga wa wundi umuryango wacu, inshuti zacu zikunda. Nibura ntabwo mbizi, gusa bikunda kubaho cyane. Nyamara iri ni ikosa ukwiye kutazakora na rimwe. Nubwo tutabyibazaho cyane, burya ntabwo tuba dukwiye kugendera ku bandi bantu runaka ngo tubone kujyana mu rukundo n'undi muntu runaka. Ibi birumvikana cyane, kuko arega abo tugendera hose bo bazakundana nawe. Rero si ngombwa gufata umwanzuro tugendeye ku bandi. Ibi bivuze iki? Wowe ubwawe ni wowe marangamutima agomba guturukaho. Igihe utabigenje gutya, burya niho usanga mugiranye nk'ikibazo, ni urugero, hanyuma ukicuza wiha impamvu yuko ngo utanamukunze, ngo mwahuje n'inshuti zawe. Yewe reka dufate ko kwicuza gutyo byo ntacyo bitwaye, ariko se ntuzicuza n'igihe wanatayera? Ntabwo mbizi. Ikindi kintu cya nyuma kitagomba kugusunikira kujya mu rukundo n'umuntu runaka bwa mbere ni ukuba inshuti zawe nazo zifite abakunzi. Abenshi nk'uko tubizi, tuzi neza ko kwinjira mu rukundo runaka cyangwa se kwinjira mu mubano n'umuntu runaka biba bigomba kuba biguturutseho wowe ubwawe. Igihe cyose uzabikora ari uko hari uwo wigana cyangwa se ubirebeyeho, iki gihe uzaba uri gukora ikosa rikomeye cyane. Niyo mpamvu ukwiriye gutegereza igihe nyacyo umukunzi nyawe uzamuzana mu buzima bwawe, kugira ngo ibizakurikiraho byose bizakubana ubuki nk'uko bibamerera iyo mwumva ikiganiro Menya Byinshi. Turabizi ko tubanezeza cyane. Njye nitwa Samuel MuGISHA, ndetse ibiganiro nk'ibi mushobora no kujya mubibona kuri YouTube channel yanjye bwite yitwa Samuel MuGISHA Official. Twarayibazaniye uyu munsi, mwayisura ababishoboye, ubundi mugakora subscribe. Ibintu bidushimisha ku rwego rutagira ingano. Reka tuzasubira ubutaha rero, ndabakunda cyane, Imana ibarinde.